Turabashije inshuti bakunzi ba Gato Network, tubifuriza umugoroba mwiza cyangwa se tubifuriza Noheli nziza, Noheli ibura amasaha make cyane kugira ngo tuyinjiremo. Jean Lambert, Noheli uyiteguye ute? Iteguye neza ibisanzwe rwose. Ndabona rwose Ibisanzwe ufite ibyo kurya, ufite inyama cyane rwose. urabona umujyi wacu utatse. Natwe mu mago nuko Nuko bimeze. Iwanyu ntabwo birakunda cyane ariko byanze bikunze natwe Noheli iraye tugezeho buriya. Uko biri kose ari akantu uba ubona ko kahindutse. Ikintu cyahindutse mu mujyi wa Kigali urabibona. Ubu turi ku muhanda wa Péage uzamuka mu mujyi rwagati, urabona ko hakeye cyane. Iyi ni hoteli yitwa M Hotel, urabona ukuntu imeze neza cyane, yatatse nayo. Abazi rero umujyi wa Kigali nk'abataheruka, turi ku Péage tuzamuka twerekeza mu mujyi. Ndavuga abo hanze Jean Lambert, wowe urahirirwa, uri Kanyamujyi, wowe uri Kamujyi. Ni mu rugo. Wowe ni mu rugo. Twiteguye rero twifuze kubagezaho uko umunsi wa Noheli witeguwe cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Ubutaha tuzajya no mu ntara, ko ntabwo tubara umujyi, ko abanyarwanda bose ntabwo babonamo hoteli barayibona ko nayo yadekoye ntako itagize kugira ngo yitegure uno munsi wa Noheli. Ni amasaha make cyane. Hariya ni hehe? Yango ni Rura. Kuri Rura batatse cyane. Turaza gutanga amanota. Jean Lambert ukomeze witegereze, turaza gusoza dutanze amanota. RSSB yo ndabona ntabwo turayigeraho neza, ariko Rura, tukiri kuri Rura, urabona ko Rura mu Kinyarwanda uko bayita, ni ikigo ishinzwe ifitiye akamaro igihugu. Wakwibaza ibidafitiye akamaro igihugu ibyo ari byo. Wamugana. Ariko tugeze kuri RSSB, ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize mu Rwanda. Ubwiteganyirize nyango nawe uriteganyiriza, urabizi cyane rwose. Urabona ko yakoze ibishoboka byose. Ntekereza ko kugeza none aha ngaha nava ko ariyo ya mbere, ubwo ntabwo turagera ahandi. Kugeza aho tugeze iracyayoboye. Barayoboye. Irayoboye kugeza none aha ngaha. Barayoboye rwose. Twayegeranya iradekoye pe. Iradekoye. Urebye yose bayihinduye kado rwose. Ni kado yigendera. Bonheur rero uri ku buhanga bw'ibyuma, namubwira iki? Adufatira amashusho adategwa kugira ngo abadukurikiye cyangwa se abakurikiye Gato Network baze kuba babona amafoto neza. Jean Lambert, nta mususu, babona umutekano urakajijwe, nawe urabibona ko polisi irahari ahantu. Ariko abantu batashye kare. Abantu bari mu misa, bagiye kugira ngo akana Yezu kavuke bahari, bari mu misa birebera. Sinzi niba biza koroha, ariko abandi batubwira ngo avukire mu mitima yacu, nicyo cy'ingenzi. Biba byoroshye rwose. Iki kigo kitadekoye ni cyahe buriya? Ni hoteli Greenland Plaza. Greenland Plaza, amanota yayo rwose ni nka yanjye mu mibare nayiha. Nta kintu babikoze, nta kintu bibabwiye. Amanota nabaha rwose ni nka yanjye mu mibare ya kera. Jean Lambert, ni iki ubona wowe kidasanzwe ubu ngubu? Umuhanda rwose urabona ko utatse. Uko biri kose hari ikintu ubona ko cyahindutse mu mujyi. Uwagera wese Kigali yabibona ko hari icyabaye. Byanze bikunze. Saint Famille Hotel, niba Bonheur bagatatse cyane, ariko urabona ko RSSB kiyoboye. Amanota twabangaye uriya ni make cyane. Ni make kabisa. Ni nka yanjye yashimye rwose. Kiliziya nayo ubwayo, Kiliziya Saint Famille nayo urabona ko turayanganya. Ari icuraburindi rwose. Ni nka yanjye mu Gifaransa. Gifaransa warikurikiraga? Cyane rwose. Marcel, tugeze kuri rompuwe. Nkeka ko ariyo kabuhariwe. Iraza kubona amanota aruta aya RSSB. Hano ndabona harimo n'akantu kameze kitwa kambutiyaje. Ikinyarwanda ni umubyigano w'imodoka. Tukwiye kwiga Ikinyarwanda. Ni umubyigano w'imodoka. Umubyigano w'imodoka niko twavuga. Ntabwo kugira ngo ambutiyaje rega buriya ntabwo abantu benshi bayizi. Hari n'abajya bavuga ati ambutiyaje mu Cyongereza ni ambutege.
Ambuteke. Ibintu no guhinduramo gake rega ntabwo bigoye. Kugira ngo umenye ururimi genda uhinduramo gake gake kugira ngo bikorohere. Aho kugira ngo umuntu azavunika ururimi yakoroshya ururimi kugira ngo Marcel hano ndabona n'aho abantu bambukira baharatatse. Urabona ko ni urujya n'uruza hano, aho ahandi abantu bambukira bajya mu wundi muhanda. Ndabona hari akantu k'akazu ngira ngo ni ikirugu aho Yezu yavukiye, niho baca bambuka bajya mu wundi muhanda. Hano ni umwihariko. Hano ni umwihariko kuko ikirugu rwose mu muhanda rwagati hano, aho bambukiranya umuhanda bajya mu wundi baraca mu kirugu rwose. Dore ngaka Bonheur aze kudufasha adufotorere neza, itwereke abakurikiye Gato Network kugira ngo nabo cyane cyane abatari i Kigali ndetse n'abari hanze y'igihugu. Ariko Jean Lambert nta nubwo ntabwo ari abari hanze y'igihugu gusa cyangwa abatuye mu ntara wahabonye ko hameze, ahubwo hari n'abari i Kigali batagenda, biryamiye bibereye ahantu batinye amayira, batinye inzira, bavuga ati ntawamenya. Bamwe Jean Lambert bajyana na mentalite y'uko ngo iminsi mikuru haba ibyago, sinzi ndabona hari n'abaje kwifotoza bazanye abana. Birakomeye. Ifotoreze muri rompo yo mu mujyi, ugerageze wegere hariya kugira ngo Bonheur afate amashusho neza. Tugeze kuri rompo y'umujyi wa Kigali abakurikiye Gato Network, nuko tugeze ku rompo y'umujyi wa Kigali. Navuga ko ni rompo ihatse izindi zose mu mujyi, dekoye na Beka banki ya Kigali rwose iti nanjye ni Beka tujyane mu minsi mikuru. Niko Beka itubwira, bati nanjye ni Beka tujyane mu minsi mikuru. Abanyamahanga nabo ntago batanzwe, Abashinwa, Abarabu n'abandi batandukanye. Urabona ko babukeye abantu benshi, rompuwe igoswe n'abantu benshi. Navuga uruvunganzoka rw'abantu, ni uruvunganzoka rwose, biganjemo abana. Jean Lambert ntitwakabaye tuza hano, ntitwatanzwe, twacikanywe rwose. Tuzarebe uburyo natwe turebe ko tubigenza mu minsi iri imbere tuze hano. Gusa ibigaragara byo ikintu kiri kuhakorerwa ni amafoto cyane. Amafoto ibijyanye n'urwibutso kugira ngo abantu bazibuke ko umwaka wa 2025 warangiye, ndetse nuko binjiye muri Noheli umwaka wa 2025. Bashaka gufata amafoto y'urwibutso muri rompo itatse neza cyane, yatatswe na Beka banki ya Kigali. Imvugo ni nanjye ni Beka, nawe ni Beka. Nanjye ni Beka. Beka njyewe nayikoreye mfite na konte yayo. Rero buriya nubwo ntabwo tubamamaza, ariko Beka ni banki nziza, banki nziza rwose. Urabona ko rwose ibintu bishimishije Jean Lambert. Marcel, nibaza ko icyo kunywa aricyo cyabuze. Icyo kunywa nta kigaragara hano, ariko bishoboka ko wenda mu masaha ari imbere. Ariko icyo kunywa ndashaka kukubwira ko ni nacyo cyayobotswe aho giherereye. Ntabwo kishwe n'irungu. Hari aho turi bugere tukabibona. Hari bagenzi banyenzi rwose ntekereza ko batishwe n'inyota. Bashobora kuba icupa bari babaje rwose uyu mugoroba. Turacyari kuri rompuwe, biragoye ko duhita tuyizenguruka kubera ko yatatse, tugomba kwitegereza. Kandi n'ikindi ni uko iyi ni Liquid Telecom nayo ntiyatanzwe. Bonheur niba uyibona, Liquid Telecom nayo ntabwo yoroshye. Nacyo ni ikigo cy'itumanaho kozi yo bwabaga bitari bisanzwe. Urabona umupolisi mu mujyi wa Kigali hagati ayobora imodoka. Umujyi wa Kigali urabona ko umutekano wakajijwe. Ni ibintu bitari bimenyerewe cyane. Abantu ni benshi, bigaragara ko barimo kujya mu nzira ziberekeza mu ngo zabo, abandi se bajya mu misa, abandi se. Jean Lambert, nkubwire ko twavuye muri rompuwe, ubu twerekeza turi mu mujyi rwagati. Turi ku mazu akomeye yatatse cyane hano. Turi kuri Centenary House, murayibona imbere yacu. Nkeka ko hari hamaze igihe
hatagaragara ariko nanjye ntabwo narebaga mu mujyi. Ni ibi ni bishyashya kuri njye rwose kandi ntuye mu mujyi, ariko ngarukira Kacyiru kenshi ni Remera. Simba City Center, kuri Simba nuko hameze. Tugeze rero mu miturirwa ya Centenary House, iriya nzu yitwa ngo iki Jarambere, iriya nzu yo hirya ntabwo nyizi, nanjye ndumva nazo ni nshyashya. Ni nshyashya. Turarombereza tukabona na, ariko ni inzu yegeranye na Centenary House. Yegeranye na Centenary House. Turimo kubona Kwamakuza Plaza imbere yacu gake cyane. Irompuwe rwose hano yatatswe na Sina Gerard. Sina Gerard w'Akabanga, Akanozo, ni byinshi byose birimo akantu by'akantu rwose. Iyi nayo yatatswe na Sina Gerard rwose agashya. Turi rero kuri Centenary House, turi kuri Makuza Plaza, hafi yaho kuri Car Free Zone. Imbere yaho gake ntabwo twasha kuhagera wenda, ariko niho hari n'inzu yindi ikomeye hano iherereye irimo Equity Bank, nayo murabona ko yadekoye. Sinzi ko ino nzu irimo Mau Insurance, irimo FedEx, irimo ibigo bitandukanye, ariko nanone inzu ikurikiwe na Ecobank. Yes. Ecobank. Komeza hano kugira ngo iyi hotel hariya yitwa Umwe Grand nayo iradekoye, nuko wenda amashusho uburyo idekoye biri hirya. Ecobank nayo ntabwo itagize, banki nayo imaze igihe mu kino gihugu. Ecobank yakozemo, cyangwa se n'uwihari bashutangiye bakoramo, hari n'amushutangiye witwa Simon wakozemo hano. Ecobank hano ko ndeba icuraburindi, hano ko ndeba icuraburindi ni mwishansiye. Minicofin, Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, nayo rwose nta kintu yabikozeho. Nayo amanota yayo ni make, ariko kandi ifite amafaranga. Niyo tubikiye amafaranga y'igihugu, niyo yagiye bitera inkunga. Yabiteye inkunga. Nibyo ibyo uvuze nibyo, ko tugeze ku mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali harakomeye Bonheur, use nk'uhegerera neza ko umujyi wa Kigali niho ruzingiye. Ni umujyi wacu, umujyi ukeye, watatse rwose, watatse neza, umujyi ukeye rwose, umujyi mwiza cyane watatse rwose. Navuga ngo urayingayinga RSSB, ariko RSSB Jarambere irayoboye pe. Umujyi wa Kigali City Hall, akarere ka Nyarugenge. Nibaza ko akarompuwe hano nako katatswe na RSSB. Oya, uyu ni banki I&M, banki ya Beka, ariko insurance. Beka Insurance. Beka Insurance nayo imeze neza. Beka Insurance rwose murayibona, ni Beka Insurance nayo ikoramo abantu bacu. Nyeka ko RSSB ihiganwa na I&M. Yego rwose I&M rwose ntako batagize. I&M ngira ngo dukwiye kuyikomera amashyi. Ntabwo iza kuyobora guca kuri RSSB, ariko iradekoye pe. Ihaye amashyi RSSB rwose, nako I&M na RSSB kugeza ubu biracyayoboye. Dukomeza rero turimo turagera uburyo tubava mu mujyi wa Kigali, twahina hirya kuri BRD, ntabwo tuza kujya Nyamirambo. Dukomeza KBC Convention Center, twerekeza mu Giporoso Jarambere. Yego. Iyi ni banki nayo ikomeye, ndetse yabonye n'umuyobozi mushya, Stella Nteziryayo, umuyobozi mushya wa BRD. Hari bashuti banjye bakoramo hano, ba Eric Muhirwa, Tom, abandi benshi cyane. Ndabashuje mbifuriza Noheli nziza. Aha naho ni hehe? Banzi uko yitwa inzu, ariko nayo iradekoye neza, ndetse tugiye twegereza Serena Hotel, ntabwo tuyigeraho. Serena Hotel nayo irakomeye muri Kigali. Ntabwo turageraho Serena, ahubwo tugiye kugera kuri Marriott nayo iri imbere yacu gakeya. Marriott ni hotel ikomeye cyane, ku buryo ntashobora kubwira ko ari mu hotel yaje nyuma, ariko akomeye cyane. Navuga ko muri no minsi ari iyoboye Jarambere. Kaba nayo rwose idekoye neza. Nayo imeze neza cyane, nubwo amanota wenda ifite amanota meza nayo. Urabona ko badekoye ahantu hose, urabona ko
ibintu byahindutse. Dekoye rwose imeze neza cyane. Akaba tugiye kugera ku yindi yitwa 4 Point ya Sheraton. Nayo rwose ukabona ko ntako itagize. 4 Points by Sheraton nayo yagerageje, turaza gutanga amanota dusoza. Nayo mu bagerageje Sheraton iragerageza rwose, ubona ko nayo yadekoye neza cyane, imeze nayo dukwiye kwiha amashyi mbere. Amashyi nayaye nayo irakwiye. 4 Points by Sheraton Hotel irakomeye cyane. Ngeze kuri Serena ni hoteli twese twamenye, nashimira cyane ko yatwigishije icyo bita hoteli, yahaye akazi abantu benshi, abanyeshuri. Serena Hotel nayo yagerageje ntako itagize. Kabiteretse ahahoze hitwa Diplomate, haje kuba Intercontinental. Serena Hotel nayo imeze neza, murabona ko imeze neza cyane. Happy Festival imeze neza. Mbere tugeze ahantu hakomeye, nava ko ariho ruzingiye ku munsi nk'uyu nguyu, Saint Michel cyangwa se ingoro yitiriwe Mutagatifu Mikaire. Urabona ko abantu n'uruvunganzoka bakubise buzuye, banarenze ndetse bakorera n'ihema hanze. Urabona ko n'amascreen menshi akoreshwa. Boneri sinzi niba wafata neza, wihuta cyane. Tubafate misa irimo gusomwa na padiri ntazi amazina, ariko urabona ko Kiliziya yitiriwe Mutagatifu Mikaire rwose yakubise yuzuye, ndetse bashyiraho n'ihema hanze. Urabona ko abantu naho ari benshi cyane. Nta kindi cyabazindiye, ni ukwitegura no kwizihiza umunsi wa Noheli. Jarambere rwose urabona ko babukereye, parking yuzuye rwose, imodoka ni nyinshi, abandi baragurisha ibirugu hanze. Urabona ko n'urujya n'uruza rero hano. Dukomeza twerekeza mu zindi nzira. Jarambere urabona ko tugeze ahandi hantu hakomeye, kuri KBC hafi yaho hari Kigali Convention Center. Naho ni ahantu ho kwitega. Urabona ko umuhanda rwose batwakirije imitako myiza cyane. Urabona ko naho rwose hatatse utunyenyeri, uburyo duhagaze. Abanyamerika bakunda kubikoresha bashizeho two bita kandi, aritwo tubombo, dukoreshwa cyane mu minsi mikuru. Twaba turimo natwo, sinzi niba ari byo basobanuye, ariko urabona ko inzira ndabona batudeviye. Agombe kuba rwose kuri convention naho bahashize abantu ngo baze bidagadure, baba bitegura gutangira Noheli. Umwaka nawo uri hafi, urabura iminsi mike. Hari hamwe twagiye duca ubona ko batangiye gushiraho umwaka. Urabona ko inzira bayideviye, twakabaye dukomeza kuri Convention Center tubereka uko naho bimeze, ariko birashoboka ko tuza naho kunyura mu nkengero zayo. Bonere akadufasha kuhanga w'ibyuma akatwereka neza uko bihagaze. Convention Center tuyiciye ku ruhande, ntabwo tuyigezeho. Rwose ni umunsi w'abana. Urabona ko abantu hose turi kugera, abana ari benshi. Abana ni benshi. Baje kwizihiza Noheli. Batangiye neza Noheli. Urabona ko mu Rwanda, wenda icyo twabwira batari mu Rwanda nuko hari amahoro n'umutekano urahari. Iterambere mu mahoro n'umutekano zaho bitandukanira. Oya, ntabwo ubizi. Mahoro n'umutekano ariko biranumvikana. Ntabwo birumvikana, ariko ni amagambo abiri navuga ngo asa nkaho asa ariko bitandukanye. Amahoro, twebwe mu Rwanda dufite amahoro n'umutekano, byombi birahari. Unuvuga ngo amahoro, ushobora kuba ufite amahoro ariko nta mutekano ufite. Yego, ni ukuvuga ngo habaye havuga amasasu hano mu mujyi wa Kigali, nta mutekano wari uhari. Ariko wariye waba ufite amahoro wenda, ariko nta mutekano. Ariko ubwo akenshi birajyana. Ni nka ya mvugo ati wariye wanyoye, nibyo. Akenshi birajyana, ariko mu Rwanda ndabona mu by'ukuri dufite byose. Dufite amahoro, dufite umutekano. Urabona ko polisi hose yashinzwe umutekano wabukereye,
bahagaze, nta muntu bahutaza, nta muntu uhutajwe, barabahinzira bagacaho neza, nabo kandi bashaka kureba ko nta kintu cyahungabana. Urabona ko mu by'ukuri mu mujyi wa Kigali hari umutekano, hari amahoro, urabona ko abantu batuje. Umunsi mukuru cyangwa se Noheli tuyitangiye neza cyane. Ntago najyaga ngenda cyane nijoro kuri Noheli, ariko nkurikije ibyo najyaga mbona ku mbuga nkoranyambaga, Noheli igombe kuba ari umwihariko, kuba tugeze iki gihe ubona abantu ari benshi, amamodoka ari menshi, igombe kuba ari umwihariko, cyangwa ninjye utabijyagamo. Birashoboka nanjye ntabwo nakunda kugenda aya masaha. Umunsi rero wa Noheli nakwifuriza abantu bose, cyane abashuti bacu n'abakurikirana Gato Network, twifuriza Noheli nziza cyane, ndetse by'umwihariko abavuka kuri Noheli, ba Noheli rwose twifurije umunsi mwiza. Abaye Emmanuel twifurije umunsi mwiza. Benshi baba baravutse kuri Noheli, ubwo navuga ba Noel, hari ba Noel dukorana, hari ba Emmanuel dukorana, abo bose babifuriza umunsi mwiza. Ariko by'umwihariko kuri iyi tariki 24 hari nanone abantu bavutse kuri tariki, harabuzi kuri tariki turimo none aha ngaha ntabwo ari benshi. Nibaza ko nta n'uwahitaza mu mutwe. Benshi rwose njye ndumva nibuka umuntu umwe, Honorable Musolini, ndetse ngira ngo n'umwana we bafite anniversaire uyu munsi kuri Noheli, kuri buke Noheli rwose. Ndumva nabifuriza umunsi mwiza kuri 24, ndetse nande ubundi kuri 24. Mfite muramu wanjye Angel rwose avuga kuri uyu munsi, nawe numva twamwifuriza umunsi mwiza w'amavuko. Agira umunsi mwiza cyane. Jarambere, wenda twahamagara abantu bamwe tukabifuriza, tukabaza ko biteguye Noheli. Yego. Bonere sinzi niba uri tayari. Uri guhamagara. Mu banyamakuru bake twabashije kuganira ko abamotari babashije kuganira rwose. Nano batatse naho nabona ko batatse. Nano batatse. Bose bameze neza hano hafi ya University of Kigali, Rompoe. Motari rwose bavuze ko amafaranga nabo bakabonye. Duhamagara umwe mu bagenzi bacu kugira ngo atubwire uko umunsi awutangiye. Abona ko umuhanda wa convention nawo watatse meze neza. Halo? Mugabo Kidende, wiriwe? Wiriwe neza. Turi kuri Gato Network, tujya kubaza ko witeguye kwinjira muri Noheli. Iminsi mikuru ya Noheli turayiteguye. Ni umunsi umwe, ni umunsi wa Noheli. Bigikurikirana na Bonane. Yego. Bifata kimwe byose, tubamwe tujya muri Bonane. So bisa naho ngiye bifatana, tubamwe ari kimwe gikurikira tukajya muri Bonane dusoza umwaka. Aya masaha uherereye hehe? Ndi Kanombe. Ndi Kanombe, ahantu nkunda guhura n'inshuti zanjye. Urimo kwizihiza nawe umunsi wawe utangiye? Ariko ejo ku munsi nyirizina wa Noheli, ndumva nzafata famiye abana banjye tukajya mu mujyi. Yego. Tukajya kureba decoration nziza ya Noheli yo mu mujyi wacu. Mukifotoza. Nabo bakareba nyine bakifotoza, njye ntabwo ugiye gufotoza ibirimo. Makuru ntabwo mvuye, hameze neza cyane. Hameze neza. Kubera ko njye ari naho nkorera, nabonaga decoration ku manywa, ariko bambwiye ko nijoro ngo bimeze neza. Umunsi witeguye ute abana, madamu, murajya hehe nk'umuryango kugira mwizihize no munsi? Ntabwo tuzava mu rugo. Ntabwo uzajya kwizihiza umunsi ujya ku rusengero wifatanya n'abandi? Abana bashobora kugenda na nyina, ariko njye ndumva nzaruhuka. Aho uzaruhuka?
ahubwo nyuma y'uko bavuyeyo noneho nkabona kubajyana mu mujyi bakajya kwifotoza bakaryoherwa n'umujyi mwiza udatuye. N'icyo wabwira abantu ku munsi wa Noheli, n'icyo wakwifuriza abantu ubu ngubu? Ndabifuza Noheli nziza, n'ubu maze kwifuriza abantu benshi inshuti zanjye. Yego. Ariko buriya njyewe n'ubwo wanjyanye na Noheli cyane kubera ko ari ibanga, niba ari ibanga niba ari ukuntu babibara. Yego. Ariko buriya nizihiza bonane kurusha Noheli. Wizihiza bonane kurusha Noheli? Ni bande bashuti bawe nka babiri batatu wakwifuriza umunsi mwiza? Uhereye no kuri wowe rwose nifuje Noheli nziza. Yego. Abo turi kumwe sinabavuga bose, ariko nifuje Noheli nziza Nyarwaya turi kumwe. Nyarwaya muba muri kumwe buri munsi, ni agati gakuberanyije? Ni agati gakuberanyije, njye nawe tumaranye igihe. Yego. Nifuje Noheli nziza abantu n'inshuti zanjye bose, nifuje neza abavandimwe, abana banjye, umuryango. Yego. N'abandi nabo dukorana n'abandi bose n'abanyarwanda muri rusange, Noheli nziza n'umwaka mushya mwiza. Turagushimiye cyane mugabo Kidene. Murakoze gato nitwaka. Yego. Byarambere urabona ko dusoreje ku mujyi wa Kigali, dusoreze kuri RDB rwose, Rwanda Development Board, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubukerarugendo. abona ko nabo rwose amanota barayafite rwose. Ikigo kenshi kiduhuza n'abantu, cyaduhuje na Arsenal, cyaduhuje n'ibyamamare bitandukanye byaje mu rwego rw'ubukerarugendo hano, kugira ngo igihugu cyacu kimenywe ku isi hose. RDB rero duhereye ku muyobozi wayo mukuru wa Afurika, twabifuriza umwaka mwiza, twifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Jean Mbere, dutanga amanota dusoza, dutanga amanota batatu wa mbere. Njyewe I&M, kurikira RSSB, ya gatatu yaza ari umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali. Njyewe RSSB, I&M n'umujyi wa Kigali. Abo rwose nabo batatu rwose bahurizaho, icyo dutandukanaho ni imyanya. Ariko I&M, RSSB ndetse n'umujyi wa Kigali, coup de chapeau, twabakomera amashyi menshi cyane, tubifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, cyane cyane igihugu tuvuze n'abandi. Ariko RSSB, I&M n'umujyi wa Kigali tubifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Ikindi twasubiza twifuriza Noheli nziza abashinzwe umutekano Jean Lambert, kuko bakora akazi gakomeye cyane. Rwose tubashimire ko baritanga cyane, n'umukuru w'igihugu yabashimiye mu minsi ishize, natwe turabashimiye. Twifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire abakurikiye bose Gato Network, ndetse n'ubuyobozi bwose bw'igihugu, guhera ku mukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, umukuru w'igihugu dukunda twese, ndetse n'amahanga aramwemera uretse natwe. Tubamwifuriza rero umwaka mwiza, tumwifuriza Noheli nziza n'umuryango we rwose bakomeze batuyobore neza, turabishimiye. Asigaye bakurikiye Gato Network, tuzabane mu mwaka utaha 2026, nabwo tuzabane neza mudukurikira, tuzajya tubagezaho natwe amakuru, ntabwo tuzabatenguha. Jean Mbere, ndagushimiye cyane ko twafatanyije uyu mugoroba. Nanjye ndabashimiye. Bye bye.